Imigani igice cya 10 murongo wa 23 kugera ku 25 haranditse ngo gukora ibibi umupfapfa abyita ibikino ariko umuhanga yishimira ubwenge. Ibyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho, ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa. Nk'uko serwakira ihita niko umunyabyaha ahera, ariko umukiranutsi ni urufatiro ruhoraho iteka. Reka nsome muri biri jambo ry'Imana. Haravuga ngo gukora ibibi bishimisha umunyabwenge buke, nyamara ubwenge bunezeza umuhanga. Icyo inkozi y'ibibi itinya nicyo abona, nyamara icyo intungane zifuje ziragihabwa. Inkozi z'ibibi zishiraho nk'izitwawe na serwakira, nyamara intungane ntinyeganyega bibaho. Amen. Nyagasani, iri ni ijambo ryawe, reka turyumve nk'ijambo ryawe. Ureke mwami turyumvire nk'ijambo ryawe, ureke mwami turyakire nk'ijambo ryawe, ureke mwami tugire umwete wo kuryumvira no kuribaho nk'ijambo rivuye kuri wowe mwami. Reka mwami twese uko turi aha ngaha ndetse n'abari online kugira ngo uduhe kumvira ijambo ryawe, uduhe gusobanukirwa mwami, kuko ntitwakumvira ibyo tutumva. Ikindi mwami, nitumara gusobanukirwa uduhe kumvira mwami. Dore mwami, imitima yacu igorwa cyane no kumvira ijambo ryawe. Icyakora hari igihe ahari bitworohera kumva yuko twaryumvise, nyamara mwami ntituba twaryumvise iyo tutaryumviye mwami. Reka mwami utugirire ubuntu muri uyu mwanya, mwuka wera wowe uduha gusobanukirwa uku kuri. Bikore n'ubu, kuko nutabikora nta kintu twatora mwami. Utugirire ibambe muri uyu mwanya, urakoze. Amen. Bavandimwe, aya magambo dusomye ni amagambo yahumetswe n'Imana mu mugaragu wayo Salomo, aba ari kuvuga cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'umunyabyaha aho butandukanyijwe n'ubuzima bw'umukiranutsi, ndetse abivuga nko mu buryo bwo kugira ngo tuze kwisuzuma buri wese amenye aho ahagaze cyangwa uburyo ari kugenda muri iyi minsi, niba atari kugenda nk'umupfapfa cyangwa ari kugenda nk'umunyabwenge, niba atari kugenda nk'umukiranutsi cyangwa ari kugenda nk'umunyabyaha. Bavandimwe, hano rero tugeze avugamo ikintu gikomeye, ari nacyo ngira ngo uyu munsi Imana idufashe kuza kucyumva, ikintu kijyanye no gukina n'icyaha. Nicyo kintu ubundi yibandamo hano mu mirongo tumaze gusoma, ikintu kijyanye no gukina n'icyaha, playing with sin. Iki ni icyaha gikomeye bavandimwe, kubera yuko ni icyaha gikunda kugaragara ku muntu uri gusubira inyuma. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari gusubira inyuma, kimwe mu bintu bikunda kubaho ni uko atangira gufata icyaha mu buryo bworoshye, ni uko atangira gufata icyaha mu buryo bw'ibikino, ni uko atangira gukina n'icyaha, ndetse bikageraho gukina n'icyaha cyangwa se gufata icyaha nk'ibikino birangira bibaye ibintu bisanzwe rwose. Nyamara ibyo bintu biteye ubwoba, kuko ubundi ubwo buzima bundi buranga abantu batarakizwa. Abantu batarakizwa nibo gukina n'icyaha, nibo gukora ibyaha babifata nk'ibikino, bikaba ari ibintu bisanzwe rwose, ahubwo byaba bitangaje kuba wumva ko bari ikibazo. Rero biba biteye ubwoba kubona umuntu witirirwa izina ry'Imana ageze ahantu nawe atangira kubona ahubwo yuko kudakina n'icyaha byaba ari icyo kibazo gikomeye. Rero iki ni ikintu gikomeye bavandimwe, dukwiriye kongera kwibukiranya, ndetse umwami atugirire ubuntu kugira ngo twumve neza iki kintu uburyo gikomeye. Ndimo ndinginga Imana ngo ubwo turi bwige inyigisho uyu munsi, kugira ngo rwose twese tuze gukangurwa no kongera kwibuka yuko ntabwo byoroshye, ntabwo bisanzwe gukina n'icyaha. Nyine ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu gisanzwe, ahubwo ni ikintu kidasanzwe, kubera yuko turaza kubona ingaruka zabyo. Kubera yuko bavandimwe, iki cyaha duhamagarirwa kutagifata nk'ibikino cyuzuyemo imibabaro myinshi ndetse no kwangiza kwinshi. Nk'uko wabona umwana muto ari gukina na grenade, ntekereza yuko uramutse ufite ubwenge utamureka ko akomeza gukina na grenade. Ntekereza yuko nawe aramutse agize ubwenge akamenya ko ari gukina na grenade, yarekera gukora ibyo bintu, ahubwo agashyira hasi akirukanka. Turi kujyana abavandimwe. Kera mu myaka ya kera, nzi abana benshi bo mu rungano rwacu bagiye bicwa na za grenade, kubera ko jenoside yari ikirangira, hariho ahantu henshi zikinyanyagiye, abana rero bakazitora bagakina nazo zikabahitana.
rero ibyo bintu byatugaragarizaga yuko nta bikino iki kintu cyo ntabwo ari icyo gukina nacyo, wakina n'ibindi ariko nubona ikintu kijya kumera nka gerenade ntugakine nacyo. Ibyo bintu byagiye mu mitima yacu ku buryo rwose iyo wabonaga icyuma kidasanzwe ntabwo wakinanaga cyangwa warohungaga, kubera yuko tuzi yuko niba ari gerenade iki kintu si ikintu cyoroshye cyo gukina nacyo, ntabwo ari ikintu gisanzwe. Rero bavandimwe, uko bimeze hano ho birakomeye cyane yuko gufata icyaha nk'ibikino ni ikintu giteye ubwoba bavandimwe, ni ikintu giteye ubwoba kubera ko icyo kintu ubwacyo cyitwa icyaha cyuzuyemo imibabaro ndetse cyuzuyemo no kwangiza kwinshi, kandi kwangiza kwacyo ni kubi cyane kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose bavandimwe. Umurongo wa 23 rero niho tutangira tubona iby'ibi ngibi ndi kuvuga, ndetse ntekereza yuko no mu gihe turimo ibi ngibi ndi kuvuga hari mushobora kumva nyine uburemere bwabyo, kuko iyo turi kubona nyine amateka y'u Rwanda, ibintu byabaye mu Rwanda nabyo byatwereka uburyo nyine icyaha ari kibi cyane. Icyaha kizana kwangiza kwinshi, kizana kwangiza kwinshi ku buryo atari ikintu cyoroshye cyo gukina nacyo. Bavandimwe, ku murongo wa 23 harimo haravuga ngo gukora ibibi umupfapfa byita ibikino, ariko umuhanga yishimira ubwenge. Bari kuvuga ngo gukora ibyaha umupfapfa byita ibikino. Muri biri jambo ry'Imana bakoresha ijambo rivuga ngo gukora ibibi bishimisha umunyabwenge buke. Hamwe bavuga ngo abyita ibikino, ahandi bavuga ngo bishimisha umunyabwenge buke. Nuvuga ngo hano hari ubuzima bubiri butandukanijwe. Hari ubuzima bw'umupfapfa cyangwa umunyabwenge buke, hakaba n'ubuzima bw'umukiranutsi cyangwa umunyabwenge. Hari ibintu rero turi kubona biri kubatandukanye. Nuko turi kubona yuko ubuzima bw'umupfapfa n'ubuzima bw'umukiranutsi birahabanye cyane rwose, nkuko amazi atajya yivanga n'amavuta. Aha ngaha rero turi kubona rwose ubuzima bw'umukiranutsi n'ubuzima bw'umunyabyaha bitandukanyijwe rwose. Iyo turi kuvuga umunyabyaha cyangwa se umupfapfa hano cyangwa umunyabwenge buke hano, ndagira ngo twize kwibuka yuko aha ngaha cyane cyane muri kino gitabo cy'imigani, ko imigani nyine ntabwo yanditswe mu buryo nk'urwandiko nkuko dusoma inzandiko za Paul. Aha ngaha byanditswe mu buryo navuga ngo burimo poetry cyangwa se burimo ubuvanganzo. Aha rero bari kuvuga ngo umupfapfa, baba bari kuvuga umuntu udakijijwe, baba bari kuvuga umuntu cyangwa se umuntu w'imbata y'icyaha, cyangwa se umuntu utwarwa n'ibyaha. Baba bari kuvuga umuntu utariyunga na Kristo kubwo kwizera, iyo bari kuvuga umupfapfa hano. Hanyuma bavuga umukiranutsi cyangwa se umunyabwenge, bakaba bari kuvuga umuntu wakijijwe. Baba bari kuvuga umuntu uhora ashakashaka uko yakumvira Mwuka Wera cyangwa se uko yakumvira Imana. Ni umuntu uhora ushakashaka gutungana mu cyimbo cyo kuba imbata y'icyaha, ahubwo ahora ashaka kuba imbata yo gukiranuka. Ni umuntu wamaze kungwa na Kristo binyuze mu kwizera. Abo bantu rero ntabwo bigarukira aho babarizwa cyangwa umurimo bakorewemo, ahubwo banatandukana no mu mibereho yabo. Niyo mpamvu turi kubona hano ari ubuzima bubiri butandukanijwe, ubuzima bw'umunyabyaha n'ubuzima bw'umukiranutsi. Ariko nitubyumva, ndagira ngo uze kureba imigenzereze yawe muri ino minsi, utaza kwisanga uri kubaho nk'uyu muntu turi kuvuga ngo ni umunyabwenge buke. Icyakora nuza gusanga uri kugenda nk'umunyabwenge, Imana ishimwe cyane kandi gukomereza aho ngaho. Icya mbere rero tubona kuri uyu munyabyaha cyangwa se uyu mupfapfa cyangwa umunyabwenge buke, ku murongo wa 23 hari ibintu bitatu by'ingenzi tumubonaho, ndetse dukurikije n'iyi mirongo dusomye uyu munsi. Icya mbere tumubonaho ngo nuko akina n'icyaha. He plays with sin. Akina n'icyaha. Cyo kintu cya mbere turi kubona ku munyabyaha. Nuvuga ngo umuntu uri gukina n'icyaha, uwo muntu ijambo ry'Imana riri kumwita ko ari umupfapfa. Ikindi kintu turi kumubonaho ngo nuko ngo gucumura ngo ni ikintu kimunezeza. Ntabwo ari ikintu kimutera ubwoba, wenda agikora ariko cyamuteye ubwoba. Ahubwo ni ikintu kimunezeza, ni ikintu kimuzanira umunezero, ni ikintu kimuzanira kuzuzwa, ni ikintu kimuzanira kumva aguwe neza. Icya gatatu tumubonaho nuko icyaha kuri we ni umunezero. Uvuga ngo ntabwo anezererwa gusa gukora icyaha, ahubwo icyaha kuri we ni umunezero, ku buryo nyine akita ibikino. Iyo acumura abyita ibikino. Uzarebe nk'iyo umuntu ari gukina n'ikintu nyine akunda, uzwi imikino nk'abana batoya, nyine impamvu anezererwa gukina imikino
abana bakina imikino nyine y'abana impamvu babinezererwa nuko ibyo bari no gukinisha baba babikunda nuvuga ngo aramutse atakunda ibyo ari gukinisha ntabwo yakishimira gukinisha ibyo bikinisha muri kubyumva ibyo bintu mani magambo umunyabyaha ibintu bitatu n'ingenzi akina n'ibyaha ikindi icyaha aragikunda ni nayo mpamvu yishimira kugikora ni nayo mpamvu nishimira no gukina nacyo nyamara batubwira yuko impamvu y'ubu buzima bw'uko bumeze hari ibintu bibiri by'ingenzi bituma amera gutya ikintu cya mbere gituma amera gutya icya mbere nyine kigaragara no mu izina bamwita ngo nuko ari umupfapfa ni iyihe mpamvu ituma umuntu amera gutya ngo nuko ari umupfapfa ni ukuvuga ngo nature cyangwa se akamero ke ni umupfapfa ni ukuvuga ngo afite akamero kaguye cyangwa se afite akamero k'icyaha cy'uko ari umupfapfa mani magambo muri we ni ukuvuga muri kamere we ahora anezezwa gusa n'ibintu byitwa icyaha ukuyemo imana uvuga ngo bimunezeza byose harimo ibindi bintu byose bitari imana kubera yuko akamero ke ari umupfapfa nyine ikindi kintu kimutera kumera gutya dukurikije ino mirongo twasomye ngo ni ignorance cyangwa se ubupfapfa cyangwa ubujiji bwo kumenya ingaruka z'ibyo akina nabyo mani magambo ni umuntu wirengagiza ingaruka z'ibyo ari gukina nabyo ameze nk'uwo mwana mutoya uri gukina na grenade akumvira amunejeje akumva ubwayo ni ikintu kimunejeje ubwacyo no gukina nacyo kiramunejeje ariko ikimutera kumera gutya akaza kuba harimo nuko atazi ingaruka z'icyo ziri buze kumuzanira ziramushwanya gusa niza guturika rero ngo kimwe mu bintu rero biri gutuma umupfapfa amera gutya ngo harimo yuko ngo aba ninjije cyangwa yirengagiza ingaruka z'ibyo akina nabyo ni bimwe mu bintu bibiri by'ingenzi batubwiramo hano biri kumutera kumera gutya umurongo 23 rero banavuga n'umukiranutsi nawe umukiranutsi nawe hari ibintu bitatu by'ingenzi tumubonaho nkuko tubonye ku mupfapfa umupfapfa ngo akora ibibi nabyita ibikino ikindi kintu tubonaho no ku mukiranutsi we bakavuga ngo umukiranutsi we ngo yishimira ubwenge muri biri jambo ry'Imana bakoresha ijambo rivuga ngo nyamara ubwenge bunezeza umuhanga cyangwa yishimira ubwenge hari ibintu bitatu rero birimo muri aya magambo turi kubona ku mukiranutsi nawe mu cyimbo cy'uko umunyabyaha yishimira gukina n'icyaha umukiranutsi we ntabwo yishimira gukina n'icyaha ahubwo we ikindi cya kabiri tumubonaho mu cyimbo cy'uko atishimira gukina n'icyaha ahubwo ngo ahora ashakashaka ubwenge ni ukuvuga ngo adizayaringa buri gihe ubwenge buva ku Mana buri gihe ahora yifuza ubwenge buva ku Mana ikindi cya gatatu aboneramo umunezero ntabwo we yishimira mu cyaha cyangwa mu gucumura ahubwo we ikimunezeza no kuronka ubwenge ni ukuvuga ngo uko arushaho kuronka ubwenge niko arushaho kugwiza umunezero mu gihe umupfapfa uko arushaho kugwiza ibyaha niko umunezero urushaho kugira ute kwiyongera mwumva ubwo buzima ukuntu butandukanijwe abavandimwe nyine ubundi iyo ugeze ku mukiranutsi uhita wumva ibyo bintu ukurikije uko umuntu amera wumva koko uyu muntu byanze bikunze hari ikintu kigomba kuba cyamubayeho ni gute umuntu yicara ibintu bimunezeza akaba ari uko afite ubwenge ariko ngo ubwenge buva ku Mana gusa ibyo bintu akaba byo bimunezeza ibindi byose bikaba bitajya bimunezeza nyine bishoboka bite yuko umuntu yanezezwa gusa nuko ari kuronka ubwenge buva ku Mana akaba ari nacyo kintu ahora apashuwinga ahora ari ikintu ahora ashakashaka mu cyimbo cyo guhora ashakashaka ko yagwiza ibyaha cyangwa ko yarushaho kwinezeza ahubwo ahora ashakashaka ubwenge buva ku Mana bavandimwe niko turi kubona umukiranutsi hano ameze umukiranutsi ngo yishimira ubwenge bunezeza umuhanga ni ukuvuga ngo niba bimunezeza ni uko ni ikintu nyine ahora ashakashaka kugira ngo agwize kuko ariho akura umunezero n'andi magambo ntafite umwanya wo gukina n'ibyaha umwanya wose araza kubona awifuriza kuri iki kintu cyo gushaka ubwenge buva ku Mana kubera iki ameze gutya ari ikintu nivuga ngo ubundi ubuzima bw'umukiranutsi nibo nabona ari nk'ubuzima bw'igitangaza sinzi niba muri kubibona ubuzima bw'umunyabyaha yego koko buratangaje nyine kuba ameze gutya ariko ubwabyo si igitangaza cyane kurusha ubuzima bw'umukiranutsi uburyo bumeze ubwo ndi kubonamo igitangaza gikomeye kubera iki bavandimwe ameze gutya nawe hari impamvu ebyiri z'ingenzi nabo batwereka muri no mirongo impamvu ya mbere nawe ihera n'ubundi mu izina bamwita ngo ni umunyabwenge cyangwa se umukiranutsi ni ukuvuga ngo afite kamere nshya yuko ari umukiranutsi muri we rero harimo imyifurize mishya itandukanye n'umuntu wa kera iyo myifurize mishya rero ihora yifuza ibintu byose bituruka ku Mana
ikanga cyangwa se ntiyishimire ibindi bintu byose bidaturuka ku Mana. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubuzima bwashoboka hatabanje kubaho ko kamere yiwe imeze gutya. Iyi kamere ye itameze gutya ntabwo ibyo bintu biri buze gukunda. Impamvu ari kubaho gutya, impamvu ameze gutya, ni uko hari igitangaza cyabaye muri kamere yiwe, akaba afite ino kamere inshyashya cyangwa se ino kamere y'uko ari umukiranutsi. Ikindi cya kabiri ngo ni uko muri we ngo hahora harimo umutima cyangwa se inyota. Mu bugingo bwe harimo inyota y'ubwenge. Ni ukuvuga ngo hahora harimo gushakashaka, kumva afite umwuma w'ubwenge, ku buryo aricyo kintu cya mbere ahora yifuza, anyotewe rwose. Iki nacyo kiri mu bintu biri gutuma amera gutya, ariko kubera yuko azi n'ingaruka ziri muri ubu bwenge ahora ashaka. Ntabwo ameze nk'umunyabyaha ucumura kubera ko yirengagiza n'ingaruka ziri mu byaha akora, ahubwo we azi, ari aware cyangwa se asobanukiwe cyane inyungu ziri muri ubu buryo, muri ubu buzima bwo gukiranuka. Ibyo ndi kuvuga ni iki rero? Ndimo ndavuga ngo umunyabyaha yishimira ibyaha agakina nabyo kubera ko kamere nyine irimo uku kwangirika. Ariko si ibyo gusa, ahubwo iki ni ikintu gikomeye, ni uko yirengagiza ingaruka ziri muri icyo cyaha ari gukina nacyo. Mu gihe umukiranutsi we mu buryo butandukanyijwe n'ubwo afite kamere yahinduwe, ariko si ibyo gusa, we azirikana cyane, buri munsi azirikana cyane inyungu ziri muri ubu bwenge ari gushakashaka, inyungu ziri muri ubu bwenge bumunezeza. Mu cyimbo cyo kuba ignorance cyangwa se kuba injiji cyangwa kwirengagiza ingaruka z'ibyo yifuza, we ahora azirikana ingaruka z'ibyo yifuza. Mu gihe umunyabyaha we mu kwifuza ibyo yifuza cyane, wahora yirengagiza ingaruka ziri mu byo yifuza. Muri kumva ibintu ukuntu bitandukanye? Bombi barifuza ibintu, hari ibintu bifuza kandi babyifuza cyane, ariko umwe yirengagiza ingaruka ziri mu byo yifuza, undi we azirikana cyane ingaruka ziri mu byo agira ute yifuza. Ni uko ubuzima bwabo butandukanyijwe mu magambo make. Ahari kenshi umuntu cyangwa twebwe twisanga kenshi turi gukina n'ibyaha kubera yuko rimwe na rimwe tuba twirengagiza ingaruka ziri mu byo turi gukina nabyo. Ahari iyo nayo ni imwe mu mpamvu igituma rimwe na rimwe dukora ibyaha cyangwa se dufata ibyaha nk'ibikino, kubera ko twirengagije cyangwa turi kwirengagiza cyangwa turi kwibagiza ingaruka ziri muri icyo kintu. Indi mpamvu, cyangwa tukaba tutajya dutekereza cyane inyungu ziri mu kumvira Imana. Ibyo bintu nyine tukabiha agaciro gake ntitunabitekerezeho yuko hari blessing, hari imigisha Imana yagiye isezeranya mu bayumvira. Ibyo bintu rimwe na rimwe tukabitekerezaho gake. Nyamara umukiranutsi we, imwe muri motive imutera gukomeza gushaka ubwenge nuko azi inyungu cyangwa se umumaro uri mu bwenge. Rimwe na rimwe rero dukina n'ibyaha kubera yuko turi kwirengagiza ingaruka z'ibyaha, kandi turi no gutekereza gakeya ku nyungu ziri mu kuza kumvira Imana ibyo ngibyo turi guhunga. Mwami rero atugirire ubuntu rwose muri uyu murimo. Bavandimwe, icyaha kidusezeranya ibintu byinshi. Kidusezeranya umunezero, kidusezeranya kumva tuguwe neza, comfort, kidusezeranya kuzuzwa, fulfillment, kidusezeranya yuko ibintu biri buze kugenda neza nugikora. Kikakubwira yuko nutankora ntabwo ibintu biri buze kugenda neza, biraza kuba bibi. Nyamara ikintu kibabaje kuri iki cyaha ni uko iyo tumaze kugikora ahubwo kidutwara byose n'ibyo twari dufite. N'umwambuzi mubi cyane. Kikubwira yuko nutagikora uraza kubura byinshi, nyamara wagikora ahubwo ukabura n'ibyo wari ufite, byose kikabitwara. Hari umugabo umwe wavuze ngo icyaha kirakubwira ngo numara kunkora kwihana biraza kuba byoroshye. Wamara kugikora kikongera kikagaruka kikakubwira ngo kwihana birakomeye, therefore byihorere. Muri kumva ukuntu bigenda? Numara kunkora kwihana biraza kuba byoroshye. Wamara kugikora rero ati hoya kwihana ahubwo birakomeye, byihorere. Bavandimwe, icyaha ntabwo kijya kigusigaho ugikoreye, gikomeza kujyana nawe. Iki kintu cya tukibagira. Hari ugira ngo ubwo nakoze icyaha ubwo nyine kirarangiye, ariko ntabwo kiba kirangiye. N'undi kiradukurikirana no muri wa mutima uducinja, kigashaka gukomeza kutwihererana
kugira ngo tutakibatura ngo dusange umwami adukize. Rero nguko uko iki cyaha gikomeza kumera. Niyo mpamvu rero ku mupfapfa abyita ibikino, nyamara ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera yuko ni kibi cyane, ntabwo kikurekura. Kimeze nka bya bisimba byo mu mazi byo mu bishanga, kigufataho ntikikurekure, ku buryo kugira ngo bagikure bagusaba gukata uruhu. Niko nacyo kimera, ntabwo kigufata ngo ugikore none numara kugikora kikurekure. Oya, ahubwo kirakomeza kugufata noneho, kuko kiba kibonye ubutaka noneho bworoshye. Bavandimwe, nguko icyaha ari kibi cyane. Rero hano ku murongo wa 23 bari kutwereka aka kamero k'ubuzima bubiri butandukanyijwe, yuko hariho abantu benshi ndetse bakina n'ibyaha babyita ibikino, nyamara umukiranutsi we siko abibona, siko abyitekereza. Hano rero bavandimwe, turimo turabwirwa ngo twe gukina n'ibyaha, twe gukina n'icyaha, twe gufata ibyaha nk'ibikino, kubera yuko icyaha buri gihe gihora kidimande, gihora gisaba byinshi. Kimeze nk'umuturanyi udahaga, uhora usaba udahaga, kandi iyo kigusaba kigeraho kikagutegeka. Gitangira kigusaba kikwinginga, kikageraho kigusaba kigutegeka, noneho kikageraho kigutegeka noneho kitanagusaba. Nuko nguko kimera bavandimwe, kandi cyuzuye imibabaro myinshi cyane. Gute rero? Murongo wa 24 hahita habisobanura, hakavuga ngo icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho, ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa. Nimwumve yemwe uburyo uku gukina n'ibyaha k'umupfapfa atari ibintu byoroshye, atari ibintu biri buze koroha. Nimwumve uburyo uku guhunga icyaha k'umukiranutsi ari ikintu gikomeye cyo kwifuzwa, ndetse cy'agaciro kenshi tutabona icyo tubigereranya nacyo, ku buryo twamuririmba nka wa muririmbyi uvuga ngo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rikomeye rite, ndimbata y'icyaha ibyo ngibyo sinabikunda. Kubera icyo avuga bino, murongo wa 24 havuga ngo icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho, ariko umukiranutsi icyo yifuza azagihabwa. Bavandimwe, ni ukuri rwose amategeko y'Imana yayanditse ku mitima yacu, ndetse ibihamya yuko Imana iriho, ibyo ngibyo bigaragarira mu bantu. Ibyo ngibyo Imana ntiyabihishe umuntu n'umwe, bigaragarira ahantu hose no mu moko yose. Ibyo ngibyo tubibona mu Baroma 12:12 kugera ku 16, aho ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ariko n'abatazi amategeko Imana ifite uburyo ijya ibemeza iby'ibyaha byabo ikoresheje conscience zabo, cyangwa se imitimanama yabo, ikabereka yuko ari abanyabyaha bacumuye ku Mana. Kandi ngo kuri ibyo ngo nta n'umwe wabasha gutungana kuri byo, kubera yuko umuntu nyine afite kamere y'icyaha. Ntibishoboka ko umuntu ashobora kubaho adafite umutimanama umurega, kubera yuko nyine umuntu ari umunyabyaha, avuka ari n'umunyabyaha. Eko ni ukuri rwose Imana itaduhisha yuko rwose wabyanga, wayihunga, wayihungira hehe, hari ikintu Imana yashyize mu mitima yacu kiturega iyo twakoze nabi. Kandi umuntu nyine ufite umutimanama buri gihe cyose iyo akoze icyaha, umutimanama wiwe umubera umutangabuhamya wo kumurega. Ni ukuvuga ngo hari ikintu tubana nacyo kitajya kitworohera uko twabigenza kose. Iyo twacumuye ku Mana, ikintu cyitwa umutimanama wacu ntabwo kijya kidusiga ubuhoro, ntabwo twagiha ruswe ngo kidukunde, ntabwo twajya mu bwumvikane ngo kitwemerere. Kiranga neza kikakurega, kikagushinja, nijoro ukumva ubuze ibitotsi, ukumva umutima wawe urimo urakurega. Iyo ni intumwa y'Imana yaduhaye, ijya ibasha rwose kutwemeza iby'Imana yahamije rwose ko ari ukuri. Bavandimwe rero, uyu mutimanama, iyi conscience ihora iba umuhamya wacu wo kuturega igihe cyose turi gucumura ku Mana, ndetse akenshi mu kuduhamya kwawo uhora utwereka yuko hari ingaruka ziri buze kuba, nubwo rimwe rimwe tudatekereza ngo ziraza kuba zimeze zite, ariko muri uku kudushinja no kuturega duhora twumva yuko ibyanze bikunze imbere ntabwo ari heza. Niyo mpamvu uzasanga kenshi umunyabyaha atinya ejo hazaza, arahatinya cyane kuko atazi icyo hahatse, kubera yuko azi yuko byanze bikunze ntabwo hari buze kuba heza, kubera ubuzima ari kubaho uyu mwanya. Conscience irakureka, hari ikintu umutima w'umuntu ukomeza kumutinyisha ko hari ikintu kiri buze kubaho, hari ikintu kiri buze kubaho kandi kitari cyiza. Ibi ni umucamanza ukomeye Imana yaduhaye ubana natwe, hahandi umuntu mugenzi wanjye atagera, hahandi umufasha wanjye atagera,
hahandi inshuti yanjye itagera, hahandi umubyeyi wanjye atagera, hahandi umutware wawe atagera, uwo nguwo we ahora ari kumwe nawe kugira ngo agushinje akubwire yuko ibintu bitameze neza. Ndetse yari kugushinja, nari maze kubivuga ngo ahora kwereka ko ejo hari imbere hatari heza, kandi neza ubibona yuko ari muko uri buze kwangirizwa, uri buze kwangirika, uri buze guhomba, uri buze kubona ibintu utifuza kubona, uri buze kubona ibintu utinya ko byakugeraho. Niyo mpamvu hano bari kuvuga ngo icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho. Hejuru baravuze ngo gukora ibyaha byita ibikino, none se ni gute bise birangira noneho ko hari ibintu ari gutinya bizamugeraho? Ni gute umuntu ashobora kwishimira gukina n'ikintu kandi nanone mu gukina n'icyo kintu biri gutuma birangira buri gihe afite ikintu ari gutinya kubera ibyo bintu ari gukora? Bavandimwe, nimurebe nyine uburyo icyaha ari kibi. Icyaha kitwoshya imitima yacu, ikatwereka yuko ibintu biri imbere bitaza kugenda neza, ariko n'ubundi kukigobotora bigakomeza kugorana. Nibyo turi kubonamo hano rero, ngo hari ikintu umunyabyaha buri gihe atinya, kandi koko kirahari, kandi koko Imana ntijya yemera ko iyo conscience, umutimanama udakomeza kubikubwira, nubwo wakihagararaho, kuko bamwe iyo bigenze bityo bashaka uburyo bwo guhunga. Ariko nababwiye ngo umutimanama wacu ni ikintu tutabasha guhunga, ni ikintu tubana nacyo tutabasha guhunga. Bamwe bagihungira mu gukora imirimo myiza, babatereka nubwo maze gukora icyaha reka nkora ibintu n'ibi, ahari biraza gucubya conscience yanjye, umutimanama wanjye, kugira ngo udakomeza kundega ibibi no kuntinyisha ibiri buze kuba. Abandi bagahungira mu kwirengagiza, mu kwiyibagiza, reka ne kuvuga mu kwirengagiza, mu kwiyibagiza ibyaha bakoze, bagashaka uburyo bwose bashaka ibintu biri buze kubibagiza ibyaha bakoze. Yewe hari n'abajya kure bakajya no mu gufata imiti cyangwa ibiyobyabwenge. Ibyo byose kugira ngo arebe niba conscience yatuze. Ariko ikintu gitangaje ni uko ibintu byose bitajya bikora. Ntabwo ibintu byose bijya bikora gukuraho icyo kintu. Ikibabaje rero muri kino cyanditswe ni uko hano harimo inkuru mbi ivuga ngo icyo atinye nicyo kizamugeraho. Therefore bya bintu yatinyaga ntabwo ari hallucination, ntabwo ari bya bitekerezo biza gusa ngo ni uko kwa kundi ujya kwa muganga ngo nyumura ndota ibibi n'ibiki, ntabwo ari ibyo. Ahubwo ibyo bintu uri gutinya byanze bikunze ntabwo ari inzozi, ntabwo ari dreams zizarangira kuba ari dreams, kuba ari ibitekerezo, ahubwo ni ibintu bizaza muri reality, ni ibintu bizagera igihe bikaba byo, ukabibona, ugahura nabyo, ukabibona. Ibyo ngibyo utinya ni ibice atinya, ni self destruction, ni ukurimburwa, ni ukwirimbura, ni ukwangizwa, ni uguhomba. Icyo kintu rero hano turi kubona yuko bari kurangiza bavuga ngo nyamara ibyo bintu, izo ngaruka z'icyaha, izo ngaruka zo gukina n'ibyaha zizamugeraho nta kabuza. Niyo mpamvu nahereye mvuga hejuru ngo birakomeye cyane, kubera yuko amaherezo n'ubundi ingaruka zabyo ziraza rwose, ntago zihunga. Cyane cyane kubizera noneho dufite noneho urenze umutimanama wacu ariwe witwa Mwuka Wera. Uwo warakomeye cyane kurusha n'umutimanama yacu, kuko imitimanama yacu tubasha kuyihongera igatuza by'igihe runaka, nubwo nayo itagitwemerera neza. Ariko Mwuka Wera we ntashobora, aragushinja, niwanga aceceke, ariko ntabwo ari buze kurya ruswa ngo akwiyorera kubwire ko ibintu bimeze neza. Kandi kumucecekesha cyangwa kuzinya Mwuka Wera, icyo nacyo ubwacu cyaza kuba ikindi cyaha kiyongereye ku bindi. We nuko ameze. Uyu rero we dushima Imana ko yamuduhaye, ariko rwose kuba muduhaye nabwo iraza kuba inkuru mbi ku munyabyaha, kubera yuko we ntari buze guceceka kugushinja, ntabwo ari buze kurekeraho kunshinja niba ndi gukina n'ibyaha, niba ndi gufata ibyaha nk'ibikina, ahubwo arakomeza kunshinja. Kandi we noneho mu buryo bweruye avuga mu ijwi ryumvikana, akambwira yuko hari ingaruka z'ibyo ndi gukora, kandi izo ngaruka ari mbi, akanazivuga mu mazina yayo, yuko igihano cy'Uwiteka kigomba kongeraho niba nkora ibyaha nk'ibikino. Ndetse ibi bintu rero yamaze kubitubwira Mwuka Wera, ho ntaho wabihungira, ubwoba buragutaha rwose. Ariko ikintu kibabaje ni uko wagira ubwoba, wagira ute, n'ubu ntibiri buze kuza ku byo bintu biri buze kugira ute kuza, kuko ngicyo umunyabyaha atinya n'ubundi amaherezo n'ubundi kizagira ute kizamugeraho.
bavandimwe, nubwo icyaha kigira ingaruka, ariko n'ubwenge cyangwa se ubwenge nk'uko hano babivuze nabwo bugira ingaruka. Uko umunyabyaha yishimira ibyaha abyita ibikino, ingaruka zikamugeraho, ibyo atinya bikamugeraho, niko na wa munyabwenge uhora ushakashaka gukiranuka nawe inyungu cyangwa se ingaruka z'uko gukiranuka cyangwa z'ubwo bwenge nawe nta kabuza ziraza zikamugeraho. Ariko biratandukanyijwe cyane. Umukiranutsi twibuke neza ko afite kamere ye, afite umutima wabatuwe urimo urukundo rukwiye rwo guhora ashakashaka ibyo atashakaga mbere, wo kugira imyindi myifurize mishya atagiraga mbere, agahora yumva yishimiye cyangwa se yanyurwa mu gihe akomeje kugwiza ubwenge cyangwa kugwiza ijambo riva ku Mana. Ibyo rero bigatuma affection cyangwa se ugushaka kwe, umunezero we uri buze kuboherwa mu kintu cyitwa gutungana cyangwa se kumvira Imana. Akumva atekanye buri gihe iyo ari kumvira Imana, akumva ntatekanye buri gihe atari kumvira Imana. Akumva umunezero we n'umwanya we yawumara mu gushaka ibyanezeza umwami we. Kubw'ibi rero araza kubona inyungu ziri buturuke muri uyu murimo ari gukora, nawe haraza kubona ingaruka. Ariko noneho mwumva ikintu kinejeje ku mukiranutsi n'umunyabyaha. Umunyabyaha ngo ibyo atinya bizamugeraho, mu gihe umukiranutsi we ahubwo we ntago ari kubitinya, ahubwo arabironginga, arabikumbura ibiri buze kuva mu ngaruka z'ibyo ari gukora. Mwumve nyine itandukaniro riri buze kuba. Reka mbafashe kubyumva bino bintu mu buryo bworoshye. Niba uri gukora ikintu mu mwanya ukaba utinya yuko ingaruka zizavamo zakugeraho, nyine ibyo birahagije kwereka yuko n'icyaha urimo urakira n'icyaha. Ariko nukora ikintu ukumva si wowe uri burote icyo kintu kiri buze ingaruka zacyo ziri buze kukugeraho, nyine dore ngaho biri kubuze gukomoka, nuko izo ngaruka z'icyo kintu ziraza kuba ari nziza kuri wowe. Kandi izo ngaruka ziraza kuba nziza gusa nibiba ari biri muri ubu buryo nyine wo gushaka ubwenge, kuko ubwenge nibwo bwonyine bugira ingaruka nziza. Ubwenge rwose butanga umunezero udashira, mu gihe icyaha gitanga umunezero w'agahe gatoya kikazana ubwoba bwinshi burushijeho. Ubwenge butanga umunezero ndetse no guhazwa. Ubwenge butanga, iyo urushaho kubushaka arushaho kugirana ibihe byiza n'Imana, aribyo twita ubusabanira-Mana burushijeho. Ngiki kintu gikomeye umuntu hano muri iyi si yagira, kuba inshuti n'Imana. Mujye musoma mu itangiriro murebe igihe Imana yari igiye guhana Sodoma n'Igomora, ukuntu yavuze amagambo anejeje cyane. Aravuga ngo ko Aburahamu ari inshuti yanjye namuhisha ne ibyo ngiye gukora. Bavandimwe, iki kintu ni ikintu gitangaje umuntu muri ino si yabona, kuba inshuti n'Imana. Rero uyu mukiranutsi wazuwe akungwa n'Imana, uko arushaho gushakashaka bwenge ahora azirikana neza ingaruka ziri muri ibyo. Izo ngaruka rero azi neza ko ari nziza, ahora wazitegereje, ntabwo ahora atinya ko zimugeraho, ahubwo ahora yishimira ko ziri bumugeraho. Niyo mpamvu hano turi kubona ku murongo wa 24 bavuga ngo ariko icyo umukiranutsi we bari kuvuga ngo yifuza, ntabwo ari kuvuga ngo atinya, ahubwo yifuza ngo azagihabwa. Muri kwibona ukuntu biri gutandukana. Umunyabyaha we ngo aragitinya kuko azi ko atari cyiza, umukiranutsi we aracyifuza, arakironginga kuko azi ko ari cyiza, ariko amaherezo nawe azagira ute? Azagihabwa. Muri kwibona abavandimwe, nguko uko ubuzima butandukanyijwe abavandimwe, nguko uko nyine bikomeye yuko turi buze kumva yuko gukina n'ibyaha ari ikintu gikomeye, ariko hahirwa nyine uwo nguwo uri buze guhunga, kubera yuko naho hari ibyiza biri aho ngaho. Hano ku murongo rero wa nyuma dusorezaho 25, noneho basoza bavuga akamero ka buri nyungu ziri buze kuva muri ibyo byombi, cyangwa se ingaruka ziri buze kuva muri ibyo byombi. Kuko umunyabyaha avuze ko ari ibintu bibiri buze kumugeraho, ibintu biri kumugeraho arabitinya. Ibyo bintu ni ibihe? Ni akahe kamero k'ibyo bintu? Umukiranutsi nawe bavuze yuko hari ibintu ahora yifuza kubera uburyo akurikiye gutungana, kubera uburyo akurikiye ubwenge. Ibyo bintu arabyifuza nta bitinya. Ibyo bintu ubwabyo ni ibiki ubwabyo? Akamero kabyo ni ibihe? Bavandimwe, ku murongo wa 25 batangira bavuga ngo nk'uko serwakira ihita niko umunyabyaha ahera, ariko umukiranutsi ni urufatiro ruhoraho iteka ryose. Murebe hano bari kuvuga ngo umunyabyaha akamero k'ibiri buze kumugeraho bari kubyita ngo ni ugushiraho,
nk'uko serwakira ihita. Ni ukuvuga ngo ni ukurimbuka. Serwakira ni umuyaga munini cyane cyangwa umuyaga mwinshi usenya rwose. Uyu muyaga kenshi wa serwakira ni uko nyine babishyize muri translation y'ikinyarwanda, ariko serwakira ni wa muyaga uza ugatwara ibyo ubonye byose. Byose uratwara urakukumba ku buryo aho uciye ugira ngo habaye isanganya biteye ubwoba. Rero ubwo buryo uwo muyaga uzukuraho urimbura mu gihe cy'akanya gato, ngo niko n'umunyabyaha bizamugenda. Yaba indatinya nuko bizagenda. Ni iki kizamubaho? Akamero k'igihano cyangwa k'ibyo atinya, ngo ni ukurimburwa kandi kwihuse. Ngo ni ukurimburwa kwihuse. Ngo niko umunyabyaha ahera. Destruction. Kandi ngo uku kurimburwa ngo kuza kumeze nk'ikiza. Uri kumva? Ibiza ni ibintu biza bitateguwe. Ni ibintu biza bitunguranye kandi bifite imbaraga zirenze izo ibyo biri kurwanya ibyo biza bifite. Uvuga ngo biza bifite imbaraga zibirenze ibyo biri kurwanya, kandi biza byihuta, kandi biza bitunguye. Ngo nuko rero umunyabyaha gutsindwa kwe kuzamera kuzaza gutunguranye kandi kwihuse, kandi ari kubi cyane kurusha uko yatekereza. Mu gihe umukiranutsi we turi kubona ngo ikiri buze kumubaho we mu cyimbo cyo kurimburwa byihuse, ngo ahubwo araza gukomezwa byiteka. Mwumva ukuntu nabyo binyuranye. Umunyabyaha arimburwa byihuse kandi bitunguranye kandi byihuse kandi bikomeye, mu gihe umukiranutsi we araza guhabwa gukomezwa kandi kugumaho. Hano bakoresha ijambo rivuga ngo umukiranutsi ni urufatiro ruhoraho iteka ryose. Muri biri jambo ry'Imana bavuze ijambo rivuga ngo nyamara intungane ntinyeganyega bibaho. Ntinyeganyega bibaho. Steadfastness, agumaho, arakomezwa. Umunyabyaha, umukiranutsi. Niba muri kubyumva neza, harimo umugisha, harimo n'umuvumo. Nuvuga ngo ku munyabyaha hari umuvumo uri buze kumugeraho, hari ingaruka mbi. Ku mukiranutsi hari umugisha uri buze kumugeraho. Bavandimwe mwumve nyine ikinyuranyo cy'umugisha n'umuvumo. Hari igihe tuvuga umugisha, ariko nyine umugisha ni uyu nyine. Ngaba abantu bahiriwe. Niyo mpamvu tuvuga ngo umunyamugisha ninde cyangwa uhiriwe ninde? Ni uyu nguyu nyine. Kuko niwe ufite umugisha wa nyawo. Niwe ufite the true blessing ituruka ku Mana. Aragira ngo tuzirikane ibi bintu kuri kano kamero k'izi ngaruka ziri kugera kuri bano bantu bombi. Icyambere turi buze kuzirikana uko ibintu byose bituruka ku Mana. Nuvuga ngo ukurimburwa kwihuse k'umunyabyaha biraza kuba mu kiganza cy'Imana. Ugukomezwa k'umukiranutsi nabyo biraza kuba mu kiganza cy'Imana. Ibi byose biraza kuva mu kiganza cy'Imana. Uku kurimburwa kwihuse kuri buze kuzana kwangirika cyangwa se kurimburwa k'umunyabyaha ku buryo kuri buze kwangiza we ubwe ndetse ari ngiye bigerana no kubyatunze. Nkuko hano mu gitabo cy'imigani habivuga mu gice cya 29 umurongo wa mbere abivugaho ibyo ngibyo byo kurimburwa k'umunyabyaha. Aravuga ngo ucyahwa kenshi agashinga ijosi, ubwo nyine akabigira ibikino, azavunagurika atunguwe nta kizamukiza. Azavunagurika atunguwe nta kizamukiza. Nuvuga ngo nguko uko biri buze kugira, natunguwe nta kizamukiza. Nyamara umukiranutsi nawe araza guhabwa ibivuye ku Mana nawe, ariko byo bitandukanyijwe n'ibyo hejuru. Kuko ngo araza kurindwa, araza gukomezwa, araza kurindwa, araza gukomezwa kugeza ageze mu bwiza Imana yamusezeranyije. Ndetse ibi ngibi mvuga hano n'ubundi aba yabivuze hano mu gice cya 10 umurongo wa 9, aho avuga yuko ngugenda atunganye aba agenda akomeye, ngari kuyobya inzira ze azamenyekana. Nuvuga ngo ugenda atunganye agenda akomeye, agenda afite urufatiro rukomeye, agenda ameze nk'udafite icyo yishinja, agenda akomejwe rwose, adahungabanywa n'ibibaye byose. Umutima we womatanye uzirikanye ku Mana. Umurongo wa 30 naho mu gice cya 10 havuga yuko ngo ntabwo umukiranutsi uzanyeganyezwa, ariko abanyabyaha ntibazaba mu isi. Umukiranutsi ngo ntago azigera anyeganyezwa na gato, azakomezwa rwose. Ibyiringiro byo bizakomezwa, nta kurimburwa guhari. Ndetse n'iyo apfuye apfa aruhutse, ntago apfa aciriweho iteka, ntago apfa akundutse, apfa rwose akomejwe rwose. Igice cya 12 cy'imigani umurongo wa 3 ho hajya havuga ngo nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Nuvuga ngo nta muntu ukomezwa no gukora ibibi. Nuvuga ngo umuntu ukora ibibi ntabwo azigera akomeye.
ntabwo azigera akomera rwose. Umuntu ashobora kwigwizaho umutungo n'ibindi byose binyuze mu gukora ibyaha, ariko uwo muntu ntabwo akomeye na gato imbere y'Imana. Kubera iki? Kubera ko nyine igihano cyiza kizaba kitunguranye kandi kizaba ari kibi cyane. Nyamara umukiranutsi we ngo umuzi we ntabwo urandurwa, arakomezwa kugeza iteka. Inshuti zanjye rero, hahora rwose hari ingaruka mu kumvira kandi hahora hari igihano mu kutumvira. Hahora hari ibyago byinshi mu gukina n'ibyaha, hahora hari ingaruka nyinshi mu gufata ibyaha nk'ibikino, mu kumva imiburo ukayifata nyine nk'ibikino. Ndagira ngo iki kintu tukigumishe mu mitima yacu, yuko byanze bikunze hahora hari rewards zo kumvira Imana, byanze bikunze hahora hari igihano cyo kutumvira Imana, byanze bikunze. Uku ni ukuri ijambo ry'Imana riri kuduha uyu munsi. Hahirwa rero abo ngabo bari buze guhunga kugira ngo bataza kugezwaho n'ibyo byaha. Hahirwa abo ngabo bari buze kurekera kubona icyaha nk'ikintu cy'umunezero, kubona icyaha gukina nabyo nk'ibintu binejeje, kubona icyaha nk'inshuti, ahubwo bakakibona nk'umwanzi ukomeye, bagahunga. Abo ngabo barahirwa. Ariko se barahungira hehe? Barahungira kuri Kristo wenyine, kuko Kristo wenyine niwe wenyine mu mateka, yaba ari aya muntu, yaba ari nayo tubona mu byanditswe byera, niwe wenyine wabashije kunesha icyaha. Nta wundi muntu nzi, niba mumufite muze kumubwira, wigeze abaho akanesha icyaha burundu. N'abagiye bahamywa neza yuko bumviye Imana, tubona rwose mu mibereho yabo baragiye bacumura icyaha kikabageraho, ndetse no mu mivukire yabo bamwe muri bo bagiye banihamiriza yuko bavutse ari abanyabyaha. Dawidi yarabivuze avuga yuko intandaro y'ibyaha bye by'ubunyabyaha bwe ikomoka mu ivuko rye, yuko avutse ari umunyabyaha. Nta wundi rero ubu babayeho wabashije kudakina n'icyaha, wabashije kutagira icyaha nk'ibikino, usibye Kristo wenyine. Yabayeho guhera mu ivuka kugeza n'ubuzima bwe bwose abona icyaha nk'umwanzi ukomeye adakwiriye gusangira nabo. Nubwo bamushinjaga yuko asangira n'abanyabyaha, ariko twirinde cyane, ntabwo yasangiraga nabo ari gusangira n'icyaha, ahubwo yasangiraga nabo ari gucyaha ibyaha biri muri bo, kubera yuko ni umwanzi w'icyaha. Ndetse n'abambari b'ibyaha aribo badayimoni baramubonaga bakamutinya, bakavuga ngo uje kuturimbura, kuko bari bazi yuko uyu n'utandukanyijwe natwe, n'uwanga ibyaha rwose. Ndetse n'igihe umwanzi yashaka kumugerageza ngo akore ibyaha, yaramucyashye kandi gucyaha gukomeye, ku buryo umwanzi yaramuhunze. Yamucyahishije iki? Ntabwo yamucyahishije gusubiramo ibyanditswe, yamucyahishije ubukumvira, kukumvira twakomeje kubonamo, uku kunyurwa no guhora ashakashaka no kwidirayiti, cyangwa se uku kunezerwa no kuba atunze cyangwa agwije ubwenge buva ku Mana, ukunezerwa no kumvira Imana, nibyo byaro ibiryo byo kurya bye. Nk'uko abibwira umwana aramubwira ati ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ni uyu wenyine gusa wabashije kunesha icyaha. Twabiririmbye mu kanya ngo yari ukiranuka mu bisi bose, ageze aho agira ute atanga ubugingo bwe. Ariko bavuze ngo yari ukiranuka mu bisi bose, ntabwo yari uri, ahubwo ni nawe uyu munsi ukiranuka mu bisi bose. Niwe wenyine rero ufite ubu butware bwo kunesha icyaha. Nta wundi rero wahungiraho kugira ngo biri buze gukunda. Ubu buzima twabonye bw'umukiranutsi ngo ubundi nibwo buzima bw'igitangaza, ntabwo bushobora yuko uri buze kubamo utaragera kuri uyu mwami wabwo ari we Yesu Kristo. Yego rwose ubuzima bw'umunyabyaha, ubuzima twabonye buteye ubwoba, ntabwo ari ubuzima bwo kwifuza kubamo, ni ubuzima buteye ubwoba kubutekerezaho. Ariko bavandimwe, dore igitangaza aho kiri ni ukugira ubuzima bw'uyu mukiranutsi. Iki gitangaza kiraza kuboneka gusa nuza kureba kuri Kristo. Igitangaza kiboneka mu kuza kwishingikiriza kuri uyu Kristo wenyine. Biraza gushoboka mu kuza kumureba ukabona yuko ari we wenyine ukwiye kumvirwa, kuko kumwumvira nibwo tubasha kudusapurayinga, kuduha imbaraga ze nyiri gutsinda icyaha, zibasha nawe kutubashisha kunesha icyaha. Soza abavandimwe, nagira ngo twongere mbibutse, nanjye nibutsa mbinginga abavandimwe, kugira ngo twe gukina n'ibyaha, twe gufata ibyaha nk'ibikino, kubera yuko twabonye imiburo ihagije itubwira yuko ntabwo byoroshye, ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu kiri buze kurangira amahoro.
uri gukora mu biganza n'inshuti iri buze guhindukira ikakurimbura. Niyo mpamvu rero atari ikintu cyoroshye cyo gukina nacyo. Ndetse dufite ingero nyinshi mu ijambo ry'Imana zikomeza kutwereka yuko ntabwo icyaha kigeze kiba inshuti n'umuntu n'umunsi n'umwe, habe n'umunsi n'umwe. Ntabwo icyaha kigeze kuba inshuti n'umuntu. Buri gihe cyose gihora kitwereka ibibi ku Mana, kigahora kitwereka ibyiza kuri cyo. Nyamara iyo kimaze kudufata kitwambura n'ibyo twari dufite byose. Icyaha gihemba nabi buri gihe, ntabwo ari rimwe na rimwe, ahubwo ni buri gihe gihemba nabi, kandi giteye ubwoba, kandi kizana imibabaro myinshi. Yego imibabaro iri mu isi, nushaka no kumvira Kristo uzagira imibabaro, ariko imibabaro izanwa n'icyaha yo nagira ngo mubwire ngo yo ikubye iyo ngiyo kurushaho, ko ni myinshi cyane. Icyaha kizana imibabaro myinshi bavandimwe. Bavandimwe, twe gukina n'ibyaha yo kubaho ubuzima budasenga, yo kubaho ubuzima nk'aho Imana itabaho, yo kubaho ubuzima butishikiriza ku Mana gato. Twe gukina n'ubwo buzima bwo kubaho ndi uwizera, narakijijwe, ariko sinsenga. Twe gukina n'ibyo bintu ntabwo byoroshye. Ibyo bintu kubaho gutyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Twe gukina n'ibyaha byo kubeshya, ibintu byoroshye ariko biteye ubwoba, kuko kirarimbura icyaha. Twe gukina n'ibyaha by'ubusambanyi, twe gukina n'ibyaha by'ubujura, twe gukina n'ibyaha byo kwifuza by'irari, twe gukina n'ibyaha by'ishyari, twe gukina n'ibyaha byo kuvangura. Ivangura iryo ari ryo ryose, kuko rirangiza abavandimwe, birangiza, bimeze nk'ubumara bw'inzoka, birangiza abavandimwe. Bavandimwe, yo gukina n'ubwibone, nujya wumva mu mutima wawe huzuyemo ubwibone, ugifata nk'ikintu gisanzwe. Hari umugabo umwe warenzwe n'ubwibone atangira kuvuga nk'uko Imana yavuga. Uwo ngwiki icyo Imana yamukoreye, yapfuye mu gihe cyihuse, arenga stage zirenze iz'umuntu anyuramo mu gihe cy'imyaka myinshi. Ko uwo mwanya ngo yahise agwinya. Nta muntu upfa uwo mwanya ngo agwinyo, ariko yahise agwinya uwo mwanya, kubera yuko yakinye n'icyaha yabyise ibikino. Kurimburwa kwe kwihuse cyane, ibyo atinya byamugezeho. Twe gukina n'ibyaha by'urwango. Hari igihe umuntu agira urwango rukamukuriramo, akumva afite ikibazo, ariko akumva nyine nta kundi, nanone afite impamvu, akishakira impamvu zo kumva gushyigikira urwo rwango. Rwe gukina n'icyo cyaha. Bavandimwe, twe gukina n'ibyaha byo kutanyurwa. Hari igihe wumva ari ibintu byoroshye kutanyurwa, rimwe no kumva mfite icyaha cyo kutanyurwa, kumva ni ibintu biri aho gusa ariko bidakomeye. Ariko icyo cyaha kirakura kikakumunga, rimwe na rimwe kikaba cyanakugeza muri gereza, cyangwa se kikaba cyanakugeza mu gukora ibindi byaha biteye ubwoba muri sosiyete nayo ubwayo. Kutanyurwa kujya kugeza abantu kwica abandi, kutanyurwa kujya kugeza abavandimwe babiri bavukana mu nda imwe kwangana ku buryo batongera no guhuza na gato, ndetse bakaba banahigana. Ni ibintu byoroshye ariko bikura bikabyara ikintu kinini. Bavandimwe, ni ibintu umwami yanga. Twe gukina n'ibyaha byo kuvugavuga cyangwa se gossiping. Ibi ni ibyaha birimbura abantu, ni ibyaha bibasha kwangiza kwinshi. Twe gukina n'ibyaha by'ubugugu. Iki nacyo ni icyaha abantu benshi batajya bitaho. Gukora mu mufuka wawe ngo utange, ufashe abavandimwe, ugira ute, ndetse no gushyigikira umurimo w'Imana, ukumva ni ibintu nyine bitari ngombwa. Rimwe na rimwe ugakina nabyo ukumva ni ibintu biri aho. Ariko twe gukina n'ibyaha by'ubugugu, twe gukina n'ibyaha byo kudakunda, twe gukina n'ibyaha byo gukunda ubutunzi bwo mu isi. Umuntu akunze ubutunzi bwo mu isi ukamubuza amahoro, akigira umwanzi w'Imana, nk'uko twabibonye muri Yakobo. Yuko ushaka kuba umukunzi w'iby'isi, uwo mwanya aba yahinduye umwanzi w'Imana. Bavandimwe, ni ibyaha byinshi twarondora. Ndagira ngo utekereze umutima wawe, ese muri ino minsi nta byaha uri gukina nabyo? Nta byaha uri gukora ubyita ibikino? Ndamubwire ngo hari ingaruka zikomeye kuri ibyo byaha. Bitangira ari habit ntoya, small habit, akantu gatoya, bikarangira bikuze kikaba ikintu kinini kikuremereye utabasha kwitura ubwawe, naho wagisangiza abantu bose bari hano bose ngo bagufashe, bikaba bitagishoboka yuko cyabasha kugikira. Kirangiza abavandimwe, kubera yuko kimeze nka host kiza. Iyo kibaye muri twebwe ukakigaburira, kirakura cyane, kikaryoherwa, kandi gikura gifata kitarekura. Ntabwo kishimira kuturekura, kandi buri gihe gikura
kirushaho kuzana kwangirika kwinshi. Ariko bavandimwe, Imana ishimwe yuko yaduhaye Kristo. Imana ishimwe yuko kuri wowe wakijijwe, niba warakijijwe by'ukuri, ndagira mubwire ngo hari igisubizo cy'icyo kibazo. Hari igisubizo cy'uko uri buze gukira iki cyaha itangira kuba ubona cyarabaye nk'ibikino mu buzima bwawe. Ndagira mubwire ngo Kristo wenyine gusa niwe wenyine wishyuye inyishyu y'icyo cyaha, niwe wenyine wishyuye inyishyu y'icyo cyaha, ndetse ntiyishyuye inyishyu gusa, ransom, ahubwo yabashije no kugitsinda ku musaraba. Niyo mpamvu rero ubasha gutsinda icyaha gusa Kristo yatsinze ku musaraba. Niyo mpamvu rero urabasha gutsinda icyaha gusa uri buze kwishingikiriza kuri nyire kugitsinda wenyine. Nutaza kumwishingikiriza kakubayeho rwose, ntabwo uri buze kubaho ubuzima bw'uyu mukiranutsi nk'uko turi kubibona. Ntabwo biri buze gukunda abavandimwe. Umeze nk'umuntu urwaye indwara ikomeye cyane yenda kuguhitana. Umeze nk'umuntu wariwe n'inshira ufite ubumara buri kugendamo, warangiza ukabwirwa yuko hari umuntu umwe wenyine, apana benshi, ufite umuti w'ubwo burwayi bwawe. Ese wabigenza gute? Ntiwumva yuko wakihuta cyane kugira ngo agukize n'igihe kitararenga? Niba ariko biri rero, genza gutyo muvandimwe, kuko niko biri, nuko nguko biri nyine. Genza gutyo, we gukomeza gukina nacyo kuko uri gukina n'umwanzi, ahubwo usange Kristo ari we mukunzi w'ubugingo bwawe, arabasha kugukiza rwose. Niwe ubwitayeho cyane, ndetse kurusha nuko ubwitaho, kuko ubasha kubwitaho cyane ntiwakemera yuko ubukina n'icyaha. Ariko kuko wabwitaho cyane, yemeye no gutanga ubugingo bwe ku bwawe kugira ngo agukize icyo cyaha, kugira ngo agukize uwo mwanzi. Numureba ariko, nukomeza kumwishingikirizaho, nukomeza kumwiringira, nukomeza kuza ku birenge bye, yatanze isezerano yuko azahora adutabara mu cyaha. Iryo sezerano rye yaritanze yuko abana be azakomeza kujya babatura mu cyaha. Isengesho yasenze ajya kuva mu isi, yaravuze ngo data ubereshe ijambo ryawe ryo kuri. Ikintu yarakivuze rwose, kuko azi neza yuko abo yakijije, abo yaronse, atifuza yuko uyu mwanzi abakina nk'ukina agapira, atifuza ko nabo bakina icyaha nk'ukina agapira, ahubwo yifuza yuko basangira ukwera nka we kugira ngo bazabaneho nabo. Bandimwe, ndabinginga kugira ngo dufatire ijambo seriously kandi turyizere yuko gukina n'ibyaha bizana ingaruka, kandi izo ngaruka, ibyo ngibyo dutinye, ibyo ngibyo imitima yacu turega ko biri buze kutubaho, nta kabuza bizatugeraho rwose. Nyamara umuntu niyisuzuma akinira akamenya yuko ari uko biri, agahindukira. Zaburi ya 51 ivuga ijambo rikomeye cyane ngo Imana ngo ntabwo izigera yirengagiza na gato umutima umenetse. Nta munsi n'umwe Imana izigera irengagiza umutima umeze gutyo. Niko yasezeranyije. Amen.